indirimbo yiswe Burning ni ya Gaho. Ati ubu sinakizera ko nyikuzi, sinatekereza ko nzigera nkumenya. Ese ubundi turakundana cyangwa na n'isaha ndacyari mu rujijo? Birasa naho bitumvikana ariko ndaguha gospel, ntago nakomeza kukubera mwiza. Ahari shere, umutima wanjye wawubabaje bihagije, uhinduka urubura. Ariko ubu ndi gushya kubera ko ubugingo bwanjye wabushyize ku muriro. Muko ntabwo ubu nzi icyo nakora, kubera ko ubu ndi gushya, ndi gutwikwa n'ibyifuzo. Bati ndashya kandi byose ni kubera wowe. Njye nitwa Kai Proctor, njye nawe ntitwabana. Ntago meze nka bwa busore, nzagenda mbure burundu kandi ntago uzigera umenya impamvu. Winyibesheho, ndi kukubwiza ukuri nanguha agasopo. Uzakomeza inzira yawe. Ahari ninjye washinzwe kuba umuntu ubabara umutima, umutima wibuye. Ariko ndi gushya kubera ko wafashe ubugingo bwanjye ukabushyira ku muriro. Mukobwa, nta kintu nzi nakora kano kanya, kubera ko ndi gushya, ndatwikwa n'ibyifuzo. Yego ndi gushya, kandi byose ni ukubera wowe. Indirimbo nyize kuri Kai Entertainment, ugakora subscribe cyangwa ukajya kuri TikTok yitwa Kai Proctor ukadufollowinga, ukatwandikira muri comment indirimbo ushaka tukayiguha muri video ikurikira. Ariko ndi gushya kubera ko wafashe ubugingo bwanjye ukabushyira ku muriro. Mukobwa, ntago nzi icyo nakora, kubera ko ndi gushya kandi ndi gutwikwa n'ibyifuzo. Yego ndi gushya kandi byose ni ukubera wowe. Kubera wowe nizere ko bidufollowing.